Banyarwanda banyarwandakazi, nongeye kugaruka mbasuhuza bifuriza icyumweru cyiza. Turi mu ntangiriro z'icyumweru gihera ni icyanyuma ku kwezi kwa mbere. Turangije tushoje ukwezi kwa mbere, tugiye gutangira ukwezi kwa kabiri, umwaka 2024, umwaka mwiza tugiye kubonamo ibyiza. Nkuko mubizi rero, n'umuyobozi wa UPR Abatabazi, ishyaka riharanira ubumwe bw'abanyarwanda na demokarasi. Uyu munsi wa none maze iminsi ndi kubasobanurira mu ma audio abiri cyangwa mu ma video abiri mubonaho, nabasobanuriraga imigabo n'imigambi ya UPR Abatabazi, bimwe mu byo tugamije, kuko byose ntabwo twabishaka kwa rubanda. Bimwe mu byatumye iryo shyaka ry'urubyiruko ritangira, ariko si urubyiruko gusa, ahubwo ahanini ni urubyiruko. Ha 80% ni urubyiruko. Banyarwanda banyarwandakazi, namwe inshuti duhurira hano, baturanyi bo mu karere, muraza kutwihanganiramo gake kubwo wenda urusaku rwo murumvamo, ntabwo turi ahantu hari shasha neza, ariko ntabwo biratuma tutaganira. Uyu munsi wa none rero, nkuko ndi umuyobozi nyine wa UPR Abatabazi, nje kugira ngo uzwi ku mazina ya Jetri Sylvestre, mukomeze mujye munasharinga ibi biganiro, mukore na subscribe kugira ngo mujye mubona amakuru, mujye mubona ibiganiro byacu, mwumve ibyo tugezeho, kuko nahandi tuzajya tubicisha kereka hano kuri iyi channel ibikorwa tugiye gukora mu Rwanda. Ndashimira rero abanyamuryango ba UPR Abatabazi bari mu Rwanda, bakoze inama ejo bundi, inama igenda neza, namwe ndabashimira, kandi si ubwa mbere muyikoze. Ingingo mwizeho ni nziza, ingamba mwafashe ndabashimira. Muri byose tugiye kuganira kuri politike ya M23, politike ya M23 yo kubeshya, y'ibinyoma. Mbibutsa ko iyi video ushobora kuyishanga no kuri Jetri Sylvestre channel, ko ni yanjye ku giti cyanjye. Politike y'ibinyoma, ngo barashe ejo berekanye ngo imodoka y'u Burundi, ngo y'abasirikare b'u Burundi, ngo bayiteza mbushe, ngo barayihana, ngo barayirasangira, ngo dusanga imodoka yaguye 2013, yewe nta nubwo ahubwo yarimo n'abo basirikare, nta naho bihuriye. Ejo bundi bafashe triplex plywood, ngo barashe drone. Ariko amakuru nje kubabwira uyu munsi nuko mubigenzure banyarwanda banyarwandakazi. Kazura, yewe ndasenga mwuka w'Imana umbaho, ntabwo mbuze kubwirwa ibintu kandi bikaba bigeze mu 5,000 cyangwa 10,000. Kazura, Nyamvumba nabo bamurokora bashobora kuba barapfuye, kuko umwuka w'Imana ukompanira ko bapfuye, bapfira ahantu mu ishyamba bafite imbunda, bakubiswe ibisasu hano. Bimaze iminsi biri guhuhisa, ariko hari ikintu ijuru ryanyeretse. So iyo tuvuze amakuru hano, ko ntabwo tuba twageze kuri tele ngo tubirebe, ariko 99% abagabo ntabahari, cyangwa se byange bikunde abagabo ntabari, kuko ijuru ryanyeretse. Nubwo babonaga amaraso yabahindanyije nyine ibisebe, amaraso yaba ari menshi kuri bo, bisasu byabakubise hano. Mwiyere kubona ko bakubise hano bafite imbunda zimwe, nabonaga n'imbunda nziza ntabwo zari AK47, baryamye hano mu mucaca cyangwa hano mu ishyamba, ariko hari ibyatsi.
abagabo b'inzobe rwose, ariko ubona amasura yabo yahindanye. Bibutsa ko nababwiye ko abakurikira channel yanjye ko na Makenga agiye gupfa kandi koko gupfa rikapfa, kubera yuko iyo udafite icyo urwanira urapfa. Iyo ubeshya ngo urarwanira justice cyangwa se ubutabera, uburenganzira bw'ikiremwamuntu, ubeshya ubayeho wica, utumvikana n'abantu, ukoreshwa n'ikindi gihugu kugira ngo gitsinsure abantu, kibe imitungo y'abantu, gihige n'abanyagihugu bacyo, wowe ugakoreshwa muri iyo foto, ni icyo ukwiye guhembwa. Makenga rero nawe witegure ko turakurobora umurambo mu gihe kiraza. Ntabwo M23 iyo ntambara mwatangiye yo kubeshya y'ibinyoma murayishobora. Ejo basohoye ibinyamakuru, mu kinyamakuru cyabo bafite ibinyamakuru byinshi bahimbye babeshya ko ngo special force ya Tanzania na M23 barurambika. Iyo bajije ababisohoye b'abanyamakuru babo bamwe bo kuri channel ni barabanyamakuru ni bari iki barwaniye he ashwida. Hari amakuru dufite Tanzania jirinde sana M23 iko na watu wenye banatumikana nayo huko, wanatumikana nao kwa nchi yenyu, tena au watu wanaingia na president ni watu wanajulikana, tena ni wakubwa. So Tanzania ayo makuru turayafite, tuko nayo habari. Mia kwa mia turagira rero Banyarwanda twarababwiye duti mukwiye kwirinda, mukwiye guhura, mukwiye kumva ko ibyo bababwiye nimba biri mu baturanyi gato bigomba kubageraho ejo. Ntabwo intambara itinda drone umunota umwe birangije urugo rwanda. Mukwe makini, mubeho mwiteguye guhunga, mudahungishwe n'amasasu, mudahungishwe n'igitutu cy'abasirikari, mudahungishijwe n'abo bantu, ahubwo mubeho mwiteguye guhunga, kubera kugira ngo hatagira umuntu uzababeshya mugahunga mwirukanga bari kubarasa, ihene iri kubagwa imbere, intama nk'ibyo twabaye muri Kongo. Ndababwiza ukuri, intambara iri Goma kandi ntabwo biri kugabanya ibikorwa, biri kongera umurongo, kuko Perezida Tshisekedi yahamagaye Tanzania, SADC yahamagaye South Africa, yahamagaye ibihugu bitandukanye hirya no hino. Ibyo bihugu byose birahari kugira ngo bigire bite bihagarike abo bagome. Kandi ikigutangaza, ibyo bihugu byose biriho bya SADC hafi ya byose barabihemukiye. Ndagira ngo rero mu byumva, South Africa muzi ibyo bakoze, bica abantu barenze 5 b'abanyarwanda ari mu banyamwasa cyangwa 3-4, ariko ngenzi nkuru nziza zi Patrick Karegeya, nkuru nziza warindaga ikebe Kagame, nzi Bamporiki na Kayumba warusimbutse, ariko hari n'abandi mu bishengo babiri bapfuye, hari n'abandi bapfuye mu marozi. Ubwo simbazi wenda abandi tuzabasobanurira ko mumenye ngo hariyo abantu benshi bapfuye South Africa. Ibyo bintu rero South Africa yabibonye ko ari gutera igihugu cyabo. Iyo niyo mpamvu yo yibwayo yivugira iti yewe nshobora gushiramo intuza special force n'ibikoresho byanjye ku ruhande,
ku ruhande, ibikoresho byanjye ku ruhande, noneho ibyo bikoresho ku ruhande n'abasirikari banjye barangiza bakagira bate, bakaza kurwana aho kugira ngo bagire bate, aho kugira tuzire muri SADC, twe tukaza ubwacu tuje kubihanira kuko tuzaho ikibazo kiva. Ubwo rero niba bavuga bati niba tuzaho ikibazo kiva, bakavuga ati tuzaho ikibazo kiva, Tanzania nayo yaravuze iti hari abari gutureninga ibyihebe kugira ngo ibyo byihebe bigire bite, bisenye umutekano wacu. Ibyo rero byose nabo barabikoze kugira ngo baje bafite imbaraga n'umurego. Angola nayo uzi ibintu bakoze ko bafashe Savimbi wapfuye Kabarebe bakamufasha kugira ngo bigende bite, kugira ngo bafate bakuru ubutegetsi bwa Santo maze bagire bate babirukane. Nuko rero Angola yigeze guraho n'izo nkotanyi muri 97 bafasha nuza bafasha Laurent Desire Kabila we na Zimbabwe bashaka kwirukana abo bagabo. Murabizi ko ubwo rero ibihugu byose bakoze mipfujo, bisha abasirikari ba Angola bakora ibintu byose. Ukumva ni ibihugu bifite inzigo ku gihugu cyahe kuri kiriya gihugu. Ndagira ngo rero ibyo byose mubimenye, kandi mumenye neza ko ibyo byose bakora, ibyo bakora byose babikora bashaka kugira ngo bagire bate, bashaka kugira ngo bateranye igihugu cyacu. Kuko nta kintu, ni gute wajya Tanzania ukica, ukajya Mozambique ukica, ukajya mu Burundi ukica, ugakora kuda tukica abanyabaturage, ukajya Uganda, ukajya Congo, ukajya yewe Malawi, South Africa, ibihugu byose ukabitembera. Warangiza kubitembera kugira ngo urimbure abantu, kugira ngo utsembe abantu, kugira ngo ukore ibidakwiye gukorwa, maze urebe uburyo wateranya abanyarwanda n'igihugu cy'u Rwanda. Ibyo bintu rero byo guteranya igihugu cy'u Rwanda n'u Rwanda ni ikibazo gikomeye cyane. Ikibazo cyerero gikomeye, ni ikibazo ubona gishobora kuzazanira abanyarwanda imyaka myinshi, urwango ku bindi bihugu no ku baturage. Urwango rukomeye rutuma abanyarwanda n'abaturage bashobora kuzana urwango rukomeye. Urwo rwango rero iyo ruje biterwa n'iki? Urwo rwango ruterwa nuko abantu akenshi na kenshi bijundika igihugu, bakijundika ubutegetsi, byarangiza bakava mu kwijundika ubutegetsi, ahubwo bakongera bakijundika abanyagihugu. Abanyagihugu babona umunyarwanda ngo iki ni ikinyarwanda, ngo ntuzi ibyo badukoreye, ngo ntuzi ukuntu leta yabidukoreye. Burya ngaho ajya ngingwe zirwana ibyatsi nibyo bihababarira, ngo ibyatsi nibyo bihababarira. Banyamuryango rero, banyamuryango kazi ba UPR Batabazi, nshuti duhurira hano, mpirimbanyi kazi za UPR Batabazi, umenye ngo iyi politike ya M23, politike y'u Rwanda rwishima M23, ibi byebe byashimuse u Rwanda, iyi leta yabo nta kindi zadukorera utaretse kuturimbura cyangwa se kudutera urwango mu mahanga. Kuturimbura byo biraza kuba, kuko zira drone na zira Sukhoi, ibira bisasu nabonye zirambona abakongomani bari kwerekana ngo dore turaje ngo mwirebe, zirani zigera iwacu nta urasigara, kandi barazirashisha kuko zica abantu, ntabwo zica ibisimba. Zakwica umusirikari ni umwana w'u Rwanda bafashe ku ngufu amushamuka cyangwa ajya yatazi yari zakwica inde yo. Ndagira ngo rero ibyo byose mubimenye. Natangiye mbisegura mbabwira ni hariho urusaku aho twicaye, ariko ntabwo hatuma message itagenda.
ntawe watuma message itagenda. Inamba yanjye nkuko muyizi 077 cyangwa guteranya akamenyetso guteranya 260 7 ni WhatsApp. Nzabamenyesha indi namba niba nahinduye ariko ni so ni imirimbanyi Jetri Sylvestre. Mutubabarire kubwo urusaku rw'amajwi yajemo n'ahantu twicaye. Imana ibaduhere umugisha. Bye bye.